Nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Unguka Ubumenyi Post. Uyu munsi tugiye kongera kugaruka ku koranabuhanga. Nimaze iminsi ntabaha ibiganiro bijyanye n'ikoranabuhanga. Uyu munsi ngiye kwigisha abantu uko ushobora gukoresha nimero ebyiri muri application ya WhatsApp imwe. Hari abantu bakenera kongera nk'ubwo ukadawunirodinga ubwoko bumwe bwa WhatsApp, ukagira nk'ubwoko bubiri bwa WhatsApp muri telefone imwe, kubera yuko hari nimero yindi ushaka gushyira kuri WhatsApp. Ukaba ufite nka nimero nyinshi zose ukaba ushaka ko zijya kuri WhatsApp. Uyu munsi ngiye kukwigisha uko ushobora kujya muri WhatsApp yawe ukaba washyiramo indi account. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uru rubuga, kanda subscribe kugira ngo video nziza nk'izi ngizi zigisha ntizizajye zigucika. Reka dutangirane tujyane akantu ku kandi ntimusigare. Nk'uko bigenda rero, iyo utangira ujya muri WhatsApp yawe nk'uko bisanzwe, ukayifungura. WhatsApp ndakeka nta muntu utayizi. Noneho urayifungura nk'uko bisanzwe. Mfunguye WhatsApp yanjye. Noneho iyo umaze kuyifungura, uraza ukajya aha hejuru hari utudomo dutatu. Hanyuma noneho warangiza, reka mbanze mbereke ahantu hari utudomo dutatu. Ahantu ukanda, hari abatahazi, aha hejuru ndakeka muhabona. Aha hari utudomo dutatu, ukahakanda. Wamara kuhakanda, hahita haza setting. Haza utuntu twinshi, ukaza ahantu handitse setting. Hanyuma wamara gukanda kuri setting ndakeka muhabona. Ni ahangaha nk'uko bisanzwe. Ahangaha nshyize udufresh, ndakeka mwahabonye. Wamara kuhajya rero, icyo uhita ukora ukandaho. Wamara gukandaho, haza utuntu twinshi. Murabona haza account, privacy, avatar, list, chat, notification, storage and data. Noneho wowe icyo ukora, uraza ugakanda ahangaha handitse account. Aha hambere kuri kano kantu ka mbere ugakanda account. Noneho wamara gukandaho, hahita haza izindi option nyinshi. Izi option rero urazirengagiza zose, ukaza kuri iyi ngiyi y'epfo yanditseho ngo add account. Add account ubwo ni ugushyiramo indi konti nyine. Ahangaha murahabona, niho ukanda. Reka tuhakande. Ubwo murabona yuko account nkoresha ni iyi ngiyi Fierté, iyi iriho izi nimero zombi. Reka dukande kuri add account aha hepfo. Ahangaha ahangaha hasi add account. Hanyuma noneho ahangaha uhakanda iyo ugiye gushyiramo indi nimero wifuza nyine. Reka tuhakande. Ubwo urategereza. Mbibutse ko iyi ngiyi ari Unguka Ubumenyi Post. Ukaba uhigira ubumenyi butandukanye, ibijyanye n'ikoranabuhanga, documentaire zitandukanye, amateka. Twiga ibintu byinshi bitandukanye. Kanda subscribe kugira ngo utuntu nk'utu ngutu tw'ingenzi ukeneye kumenya ntituzajye tugucika. Twagiye noneho tugeze, murabona ko WhatsApp yafungutse. Iyo ubirangije rero, uraza ugakanda ahanditse agree and continue. Agree and continue. Ahangaha agree and continue. Wamara kuhakora, birafunguka. Uhita uza aha banditse noneho enter your phone number. Ahangaha aha handitse phone number
ubwo uba ugomba gushyiramo nomero yawe. Noneho reka nshyiremo indi nimero nshaka gushyira kuri WhatsApp, nimero itari kuri WhatsApp nshaka gushyira kuri WhatsApp, ku buryo ninzajya mfungura nzajya nyisangaho. Noneho reka nyishyiremo, kubera yuko rero ari mu Rwanda, murabona kode iba yabanje imbere, guteranya 250. Reka nshyiremo nimero isanzwe, ubwo zeru ntabwo uyishyiraho kuko imbere iba ihari, ahubwo utangiza 78 cyangwa se 72 cyangwa se 73 bitewe na nimero ukoresha iyo ari yo. 78 33 141 23. Noneho iyo urangije gushyiramo iyo nomero ukora aha hasi handitse next, ahangaha next, gategereza, hanyuma connection ni nkeya ariko ni ugutegereza. Aha rero murabona yuko baravuze ngo your number has been securely verified on this device, ugasoma n'ibindi bikurikiyeho biba ari byinshi. Noneho reka tubyirengagize, ahubwo dukore kuri continue. Iyo rero ugiye kuri continue, urabona barambwiye ngo contact and media to easily send message and photo to friend and family, allow WhatsApp to access your contact photo and other media. Reka dukore kuri continue. Ahangaha ni WhatsApp ibi kubwira ngo yemerere kuba yagera ku mafoto yawe, ku ba contact bawe, ndetse n'izindi fayile uba ufite muri telefone yawe. Reka dukore kuri continue. Noneho murabona yuko barambaje allow WhatsApp to access your contact, ugakora kuri allow, bakongera bakabaza allow WhatsApp to access your photo and media on your device, naho ukabyemeza. Hanyuma noneho iyo umaze kubyemeza, igikurikiraho ni ugutegereza. Ziba ari option nyinshi, urategereza. Ahangaha if you previously backed the app to Google storage and wanted to restore it, give WhatsApp permission to check your Google account for backup. Kubera yuko iyi nimero rero nigeze kuyikoresha kuri WhatsApp nyuma nkayikuraho, ubwo njyewe ndakora kuri give permission, kugira ngo niba hari abantu nari mfite kuri WhatsApp ntaza kubabura, cyangwa na message nari mfiteho. Reka nkore kuri permission. Ariko iyo ari ubwa mbere ushaka ushobora gukora hambere handitse Skype, ariko kubera yuko ngiye nayikoresheje, reka nkore kuri give permission. Noneho ugahitamo email. Email rero iyo wayikoresheje kuri iyo nomero niyo uhitamo. Reka nkore kuri iyi ya mbere, bambwiye ko nta backup. Reka nkore kuri iya kabiri, nayo bambwiye ko nta backup ihari. Noneho ubwo ndakansaringa, nindangiza nkore hano hambere handitse Skype, ubwo ni ukubisimbuka. Hanyuma noneho hano ubwo WhatsApp ihita imbaza gushyiramo izina ryanjye. Reka nshyiremo izina ni Emi Fierté. Aha, izina maze kurishyiraho. Noneho reka nkore kuri next. Aha, murabona noneho add email to protect your account. Ngiye mu rwego rwo kurinda account yanjye, reka nshyireho email. Aha hasi handitse add email, ushaka uyishyiraho, ariko iyo utabishaka ukora kuri Skype. Reka ngiye nshyireho email. Aha, murabona ko mfitemo email nyinshi, mpisemo iyi ya mbere. Reka nkore kuri continue. Aha, ngakora kuri next. Noneho verifying,
ubwo noneho iyo bigenze gutyo bahita bohereza kode, WhatsApp ihita yohereza kode, verification code kuri email yawe, urategereza, bitwara igihe kitari kinini, urategereza email ikaza. Mbibutse ko hano ari kuri Unguka Ubumenyi Post. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uru rubuga, wibuke kudukandira kuri subscribe, fungura inzogera kugira ngo ikiganiro dukoze ntikijye kigucika. Ndabona message yaje ya email, bampaye code. Ahangaha code ntabwo uba wemerewe kuyisharinga umuntu uwo ari we wese, reka nyishyiremo rero. Ubwo nawe nubikora gutyo bazaguha code, ariko ngiye kuba yagaragara nta n'ikibazo. 782 986. Aha, reka noneho tubikore. Ahangaha mbibutse ko kubera yuko iyi code mba nayisangije hano kuri public atari byiza, ushobora gusubira inyuma mu mavideo nakoze. Hari video nakoze igaragaza ukuntu ushobora kurinda WhatsApp yawe aba hackers, icyo bita two step verification. Iyo video narayikoze, ushobora gusubira inyuma ukaba wayireba mu mavideo nakoze irimo. Noneho ahangaha ntegereje yuko WhatsApp ifunguka, hanyuma ubundi WhatsApp igatangira igakora. Ibi ngibi ni ibintu bisanzwe, nubwo hari abantu benshi batabizi, ariko ni ibintu bisanzwe. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo wirirwe ugira WhatsApp ebyiri muri telefone yawe, application za WhatsApp ebyiri. Aho kugira ngo zikumarire storage ya telefone, ushobora gukoresha WhatsApp imwe, hanyuma noneho iyo WhatsApp ukoresheje ikajya mu nimero ebyiri. Murabona yuko ubu ngubu byamaze gufunguka, izi ni contact ziri kugenda zizana. Noneho murabona ukuntu ibintu bimeze. Noneho icyo ngiye kubereka ni iki, ni uburyo wakoresha izo WhatsApp ebyiri. Ubu ngubu murabona iyi WhatsApp yafungutse, nshobora gutangira kwandikirana n'abantu. Kugira ngo rero ujye muri ya WhatsApp ya mbere, icyo ukora ni iki. Icyo ukora, urongera ugasubira aha hejuru hari utudomo dutatu. Ahangaha, aha murahabona. Ubwo ngiye gusubira muri ya WhatsApp ya mbere kugira ngo nshobore kuyikoresha. Reka mpakande. Urongera ukaza muri iyo umaze kubona utu tudomo dutatu, umaze kudukandaho, haza izi option nanone. Icyo ukora ni iki. Iyo izi option zimaze kuza, urongera ugakanda iyo izi option zimaze kuza, nta kindi ukora, uraza ugakanda ahanditse switch account. Switch account, murahabona. Iyo rero umaze gukora kuri switch account, hahita haza ya WhatsApp ya mbere. Ubu nibwo buryo ukoresha, nta yindi nzira. Uhita uza ahangaha. Ubwo reka dutegereze. Maze gukora kuri switch account, murabona ko WhatsApp yanjye ya WhatsApp ya mbere isubiyemo. Ni uku nguku bigenda, ubundi ukaba wakoresha WhatsApp ebyiri muri telefone yawe. Ni ibintu byoroshye cyane. Mbibutse ko niba ushaka kugira ngo umenye utuntu tujyanye n'ikoranabuhanga utatuzi, kanda subscribe, cyangwa se ujye no muri comment utubwire ese ni ikihe kiganiro wifuza yuko twagukoreraho. Ni ibintu byoroshye cyane, kubera yuko iyi channel yacu twiyemeje kuzajya tubagezaho ibintu by'ubwenge cyane. Niba ari ubwa mbere, kanda subscribe kugira ngo izi video zitazajya zigucika. Ujye muri comment utubwire icyo wifuza twazagukoreraho video, unaduhe igitekerezo muri rusange kugira ngo tumenye ibyo abakunzi bacu bakeneye. Murakoze cyane rero, video zirahari, naho ubutaha. God bless.